fatta feri comodi. Toi et abo bantu byase uteye nyaho ndakomeye maze iminsi numva ngo waranshaka kurambura urabuze n'ukuri se byageze bite wawe byawe mu kazi iminsi ndi mu kazi erega buryo umuntu afite amahoro mu rugo afite ufite amahoro ariko ibintu bijyanye n'ubuyobozi nta kintu bitaho kinakora ute ikintu nkuroga ni ibintu byinshi cyane njyabona amadosiye menshi mu bijyanye na leta nta na kimwe wubahiriza mituweli ko nayishyuye irondo ko ndyishyura ari ikintu nakora warabumva neza umutekano muke mu mudugudu nibyo byonyine muri leta ubwiye wabikoze biba byarangiye se umucuruzi wenda ngo unajya gukoresha ibyo bya EBM gira hino umuganirize neza utaza kwiteza n'abantu turi babiri kandi urabizi ndi umuyobozi wanyu mba ngomba kubaganiriza mbere yuko bashyira imbere y'amategeko y'abantu bankuriye rero maze icyumweru cyose nzi wanyu nkakubura kamera ngo urahava nimba bamesha yuko hari simbizi je ni ducya saa 11 ngenda njya gupagara rero urabizi ko mbayobora neza ariko njya muri dosiye zawe nkareba mu bintu ushinzwe kuba wakora yego mituweli warabigerageje warabikoze ariko nabwo nawe ugasanga narawubatse ye warawubatse kandi ni nabyo bya mbere ubundi wagakoze ntago nakarenze nkwirukiye erega n'ibintu nzabikora uburi umusarani uzi ko ari cyo kintu wagakoze imbere yuko ubaka inzu ubundi urabanza ukagura ubutaka sibyo ubutaka iyo umaze kububona ikintu uhita ukurikizaho umusarani kubera ko aba ariho hantu ugiye kuzaba igihe cyose kandi yende ibyo kurya n'iby'ingenzi nibyo bya mbere ariko mbere na mbere ujya kubanza kurya ari uko umusarani ufite kuko iyo uriye uwo musarani udahari mu kanya ujya kuritoya burya rero ikintu ugomba kwitaho mbere yo kubaka umusarani ndabyumva rega narabyubahirije kuko nabimwe ndabibona nta n'amafaranga menshi utwara umusarani urebye sha ewana utwara amafaranga makeya kwa mudugudu ushaka utanshakira amahoro ni amahoro ubu yaba atari amahoro banazanye umutekano bagahita banakugira banagufatira mu cyuma ariko ubu turahuye ntabwo noneho nzongera kukwiruka inyuma mu rugo byose turavana tubikemuye umbwira ati ngiye gushyira kuri gahunda inshingano zawe noneho rero umusarani ibyo warabikoze mituweli ni gahunda iki kindi wakoze ngo turebe nishyuye n'umutekano warawishyuye umutekano wishyuye wishyuza ko yaramvuye hambwira ngo utera nta kintu arakora ndaza kumubaza duherukana mu minsi ibiri iciyeho wasanga wenda yaravuye yaramuhaye nyuma yaho ngiye kuko twarahuye ambwira ngo rero utera wowe amafaranga y'umutekano ntabwo cyatanga neza tugiye kuguhamagarira umudugudu kavuye ndebe ubure wasanga ataranabimbwiye ariko yarabikoze yishyuye ndamwandikira message ndabona nimero ye itari kuboneka neza ariko ngiye ikintu nifuza ni kimwe nuko ngewe nabayobora neza kandi mu mutuzo dukunda batuyobora neza rero burya niyo uganiriye n'uyobora ukanamwereka ahantu hari ikintu cy'ikibazo cyatuma ajya mu bindi birenze ubushobozi bwo mu bana nk'umudugudu hafi ye abasha kwikosora rero nanjye ikintu nshaka ndashaka kugira ngo nkwibutse neza nimba ibyo byose warabikoze ariko hari ibintu by'ingenzi nko kwizigama nta kintu ujya ugaragaramo mu kwizigama ni munda ibyo bindi byo ntabyo nakora munda se ujya useba kurya nyine ngomba kurya nimba nariye byose ubwo nyine bizaba byarangiye oya hari ukuntu urya hakagira nase nizigama gute kandi nkora buri munsi nase nagusagura iyo ukoze ntago usagura na nk'ibiceri 200 cyangwa 100 bimaze iki ibyo biceri rero iyo wizigamye hari ahantu byizigama bikunguka mu gihe runaka ubanye amafaranga ngo nayizigama oya ubu ngubu ikoranabuhanga ryaraje amafaranga yawe aba afite umutekano noneho igikurikiyeho iyo yazigamye iyo kigeze ugenda ureba konti yawe uko izamuka kandi ufite n'uburenganzira kuri iyo konti yawe urumva rero ibyo bintu kandi buryo umuyobozi abikubwiye aba yarabishatse amakuru afatira mudugudu kamubwira nabonye nk'abandi kirambangami n'ikihe
Nikiye mu bayobozi muri uyu mudugudu hari umugabo mbangamira. Uwo mugabo ukurenze ni uwuhe ngo nawe tuzamwigisha? Urabizi sinjya mbangama. Oya nicyo tubereyeho. Reka mbikubwire. Uwo mugabo nimba kubangamiye akubangamiye kuki? Hashize iminsi mbona akantu nako mbona umuntu yari umuntu uhise wita akantu. No muntu ntabwo. Nanone rero ayo magambo nayo ugomba kuyihana. Nabiretse. Numvishe ufite n'imico yo gutesha agaciro nk'umuntu. Ari byiza. Ariko warubuze ngo nakantu kandi ubwo nari nzi kwenda ni nk'agati wabonye cyangwa kandi kantu karavunitse katagira ubuzi. Karavunitse no muntu. Ariko rero no umuntu. Rero ubwo wabanze kubimbwira. Ubundi nagiye kubona mbona umuturanyi araje akubitiye inkoko yavunya. Umuturanyi hanyuma ayivunya akaguru. Bamugani kagende bibwira birondo. Abirondo n'abamutekano bazi tubijyemo. Ndabyumva. Uzi ikintu cyabayeho. Nubwo nicyo ntabwo bajya bankora. Nanjye ninzajya ntinda kubishyura amafaranga rero y'irondo. Mujye mubyihanga. Ariko rero Butera aho umutekano nubizi se ko bagira akazi kenshi kandi burya ninjoro ntago baba bafite gakorerwa abandi. Baragerageza ariko se ntibagerageza hari ibintu wumva bigenda bigahera burundu. Barazana ejo ntago banemeye igitoki bakakita. Igitoki ariko urumva kiba mu rugo iwawe. Ubuse hari umuntu uzaza kuri buri inzu ziba mu mudugudu wose ukuntu ungana kandi iyo ukwezi gusije nta nubwo batuma nsinda. Ntago batuma nsinda. Icyo gitoki baragitwaye ariko ntago watanze ikirego. Ntago watanze ikirego ngo tumenye ahantu yenda cyarengeye. Ako nanone igitoki unarebye ahantu kiba kiri wasinziriye cyane ukarengera kandi gusinzira cyane mbona sinziriye. Bamutekano se bakabakora iki? Bamutekano rega hari byinshi babakurikirana. Ngubu hari nk'inka zishobora kwibwa bagakurikirana izo nka. Iyo bazikurikiranye nawe uba ugomba kuba nyine uri ready iwawe. Ngo bivuze ngo bose bagenda hamwe. Ntago bagenda hamwe. Iyo habaye nk'ibyo hari ubwo aba bantu baba bari muri ibyo gahunda baba bafite ibintu bikomeye byo kuba babarwana. Noneho bakagenda kugira ngo ari iki? Bakagenda kugira ngo barebe yuko ibyo bintu batwaye babigarura. Ariko icyo kintu kibayeho umuturage nawe agomba kuba hafi kugira ngo nawe abe gukurikirana imbere na mbere. Kuba maso nyine kugira ngo nibye bitazangirika kandi bivuze ngo nubwo tubafite ari bamutekano cyo tubafata nk'abahari badahari. Bamutekano bunganira abo bayobora. Aho ndabyumvisha. Barabunganira kuko iyo hagize ikibazo ugatabaza baba hafi. Ariko iyo udatabaje nawe ntago bamenya ko hagize ikibazo. Rero niyo mpamvu ukwaka ya mafaranga ntago ari ikibazo gihari. Ariko hari ikindi kibazo kuko bari baraduhaye icyiciro. Kandi kumva ngo wagiye kudushyira ngo niba ari ngo muri system imibereho. Byose none ibiki kandi. Buriya rero hari ukuntu ifata wenda ukajya nk'umunama ukaza wigize ukutari cyangwa se ukabaho ubuzima utari ukabura umukire ahantu hose ariko noneho wenda waravuye nk'ahantu ufite imitungo iki ukaza mu kandi gace ukigira umuntu utari we ukigaragaza nyine nk'umuntu w'umunyantege nke bagahita bagukubita icyiciro kitari icyawe. Rero system ibereho yo yujya ifata ibyo bintu byose ufite bikajya muri ya gahunda yawe ikuriho. Nimba ari umutungo kubaruyeho ukaba uri muri iyo system, nimba hari ibintu byinshi ufite bikaba biri muri iyo system, noneho yo igahita igushyira mu cyiciro cyawe. Kwa kundi mwebwe mwibwira ngo ndatekereza ngo ngewe nzifata ngende vuga ngo nta kintu ndiho dore mpagaze aha ngaha ya rimwe ku munsi. Oya yizabibibona ivuga ati uyu muntu nimba afite imitungo nibyo avuga sibyo. Bo bahite bagushyiraho ugomba kujya. Apo niba ari ibyo ngibyo ndumva tugiye kugira nta muntu uzarengana kandi leta ihana. Njye nicyo nkunda muzehe buri. Kurengana ntago bikibaho. Biriya bintu baradukoreye bari byiza. Niyo mpamvu rero uzi ko ubundi mu cyiciro cya gatatu. Ibyo bizakemuka. Iriya system izagenda ibashyira ku murongo. Mba mu ikode. Wowe upfa gutanga amakuru neza. Usibye we nagatatu mfite ko nyine ntarubaka. Amakuru yatanze nabi. Ubundi system irabibona
ikakunyomoza ikagushyira hahandi. Rero ugomba gutanga amakuru neza kuko umunsi baje sinziyemere ntuziyemere ngo irarire ngo nishyiraho ntare. Excuse me, boss. You have a text message.